Hello my beautiful people, reka nizere ko mumeze neza nkuko bisanzwe iteka dusanzwe tuganira mu buryo bwinshi cyangwa mu buryo butandukanye tugenda tubagezaho ibiganiro byacu bya buri munsi ubwo tugira ngo rero tu updating kubera yuko twebwe tuba turi ibwota masimbi aho tutari kuri ground, tutari iwacu mu Rwanda nyine ngo tugende tumenya tuvuga ngo uyu munsi mu mudugudu byagenze gute, urumva tugenda dukura amakuru ahantu hatandukanye, tubagezaho aho turi se bimeze gute, muri business imeze gute, ni amakuru menshi abagiye atandukanye. Ariko uyu munsi hari umugabo nashatse yuko twaganira, shaka kugira ngo atubwire ku bintu byitwa amateka y'u Rwanda rw'uno munsi, cyangwa ibintu bigenda byisubiramo byirepeta biki, tukumva story ngo 59 habaye 60 habaye gute, 80 byagenze gute, tukashaka kumenya iyo story. Urimo urumva hari umuntu nashatse kugira ngo mubahamagarire cyangwa kugira ngo tuganire, kugira ngo twumve icyo ari butugezeho muri gahunda z'uno munsi. Ariko reka ndebe telefone yanjye rero kamuhamagare twumve uko bimeze. Aranyitaba, reka ngire amahirwe anyitabe. Kandi mukaba muri kumwe na Happy Empire Network, tukaba tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye, tukaba tubagezaho information, tubagezaho amakuru atandukanye, tubagezaho ese niyo wahahira, niyo wakura ibintu, donc tukakubwira idonido ubuzima lifestyle. Allo bwana Jean de Dieu, uraho? Hello muraho. Amakuru ni meza. Umeze mute namwe? Nari guhamagaye, uri online cyangwa uri mu kiganiro cya na Happy Empire Network, tukaba turi Dubai, ukaba rero uri online kuri mu kiganiro nyine twari turimo tuganira ibintu byinshi bitandukanye, tukaba twifuje nawe kuganira nawe nk'umutumirwa wacu. Sinzi niba ubitwemereye kugira ngo tugire utubazo dutoya tukwibariza, kubera yuko ngiyewe njya gukurikirana inshuro nyinshi, nasanze ugira ibiganiro byiza cyangwa ufite ibintu byinshi. Nibyo bindi bajye bavuga ngo umusaza harya, ngo umusaza utabarutse abari inzu y'ibitabo igiye ihiye. Inzu y'ibitabo ihiye. Nawe rero naje gusanga uri umuntu utoroshye, uri umuntu udasanzwe, rero nkaba nifuje kugutumira muri Happy Empire Network kugira ngo udufashe kuganira uyu munsi. Yego, nta kibazo. So ikintu nifuje kuko tukubazaho, nifuje ko twakubaza kubijyanye n'u Rwanda rw'uyu munsi. U Rwanda rw'uno munsi kuko hari amateka abantu cyangwa urubyiruko generation y'iki gihe itazi, tukajya tukumva ngo 59 habaye iki, ngo 6 na kangahe, donc tukumva u Rwanda rw'uyu munsi ubu none aba turimo turagenda dupfa imbibi n'ibindi bihugu. Ngo u Rwanda rwagarukiraga u Rwanda rwageraga muri Kongo, tukumva ahangaha ngo hitwaga ngo kino kirunga cyitwaga ngo ibirunga, ukumva no muri Kongo niko babyita. Tukibaza ahantu ni mu Rwanda koko. Tukumva i Burundi bavuze ngo ejo ngo nago u Rwanda rwigeze rutunesha, ngo twararwanye. Donc amakuru ni menshi ahari, ugenda ubyumva nk'umuntu usobanukiwe ibi bintu bigenda, aya mateka agenda agaruka. None nagira ngo udufashe, utunyuriremo muri make Abanyarwanda, inkomoko y'Abanyarwanda bahurira he n'Abarundi, bagahurira he n'Abakongomani? Rero ikibazo gihari, uvanze ibibazo bibiri. Yego. Ku buryo kubisubiza byombi ni topic ebyiri, n'insanganyamatsiko ebyiri uvanze, ku buryo kuzisubiza byombi bitari bworoshye. Byatwara iminota myinshi, ariko bibaye byiza tubiremyemo
insanganyamatsiko ebyiri byaba ari ingenzi. Waretse se tugakora insanganyamatsiko imwe, noneho ubutaha utwemereye ubonye umwanya izo nsanganyamatsiko ebyiri iya kabiri tukazayisubukura. Yinde nyine nakubwira ko ibyo bya Kongo, uburyo by'abanyarwanda bageze muri Kongo, ukongerera isano y'abanyarwanda n'abarundi, izo ni insanganyamatsiko ebyiri zitandukanye. Yego, urakoze cyane rwose. Nushaka ko mbivugira rimwe biraba inshamake kandi si byiza. Oya, ntacyo duha insanganyamatsiko imwe, noneho iyindi tuzayisubukura ubutaha. Wahitamo imwe twaganiraho, hanyuma twamara kuyiganiraho tukayinonosora, kugira ngo turebe abantu babyumve neza, basobanukirwe atari amahushuka. Okay, nacyo tubwire hagati y'u Burundi, wowe duhitiremo igiye kuduha Burundi na Kongo, abanyarwanda bisanze Kongo gute, cyangwa isano y'u Rwanda n'abarundi ni wowe duhitiremo iyo ushaka kuduha. Reka nterure iyabiciye bigacika. Yego. y'ubutaka bw'u Rwanda buri muri Kongo nuko abanyarwanda bageze muri Kongo. Urakoze cyane. Ese ari hariya gute? Iki kintu kimaze igihe kirekire mu mateka y'aka karere. Yego. Cyangiza umubano w'u Rwanda na Kongo, cyangiza imibano y'abanyarwanda n'abaturanyi babo ba Kongo, ariko mu by'ukuri kitakagombye kubaho kuko ntabwo kimaze imyaka myinshi kibaye. Yego. Buriya butaka bw'u Rwanda buri muri Kongo bwakatiweho 1910 kugeza 1912. Nuko ngo ikintu kimaze imyaka 100 ntabwo bari imyaka myinshi. Noneho rero reka tugiterure muri ubu buryo. Ubundi abanyarwanda bari muri Kongo bagiye mu buryo bugera muri bune. Ubwa mbere, buriya ubutaka bw'u Rwanda dufite ubu rwari rufite ibihugu 29. Yego. Muri ibyo bihugu 29, bitatu muri byo ni iby'ubutaka bwabo bakatiye kuri Kongo. Yego. Hari igihugu cyitwaga Bunyabungo kiri muri Kivu y'Epfo, hari igihugu cyitwaga Ijwi kiri muri Kivu y'Epfo, akaza n'icyitwaga Ubuhunde cyari muri Kivu ya Ruguru. Yego. Biriya bihugu byombi ko ari bitatu byahanzwe n'abanyarwanda. Kivu ya Ruguru yahanzwe muri za 400. Yego. Ihangwa n'uwitwa Gihunde cya Rurenge ufite gakondo ye hariya muri Rutsiro mu mirenge ya Zaboneza, Mushonyi, Ruhango, Gihango na Nyamyumba yo muri Rubavu. Kuko ngo aho niho igisekuza cya Gihunde gikomoka, niho Rurenge yari atuye. Noneho mukuraga abana be abwira utwa Gihunde ati ambuka iki Kivu ugende uhange igihugu cyawe muri buriya butaka. Aragenda aragihanga akita Ubuhundi. Rurenge yari muntu ki, yari inde? Naguciye mu ijambo mbabarire. Rurenge niyo mpamvu guca amateka mu bice biragoye kugira ngo uyumve. Ubundi nk'icyo kintu dufashe tugifatiye hagati mu myaka 1900, kandi icyo gihugu cyagezeyo muri za 900 nako muri za 400. Uko ngo Rurenge uwo ni umukurambere, umwe mu bahanze ibihugu kuri ubutaka bw'u Rwanda. Yego. Akaba umwe mu bakurambere ukomokaho n'imiryango igera mu 8 y'Abasinga, muri 7 y'Abasinga. Yego. Nuko ngo iyo bavuze Rurenge ni nkuko bavuga Gihanga mu mateka y'u Rwanda. Yego. Rurenge rero akaba ari umwe mu bakurambere bafite imiryango migari babaye kuri ubutaka bw'u Rwanda mbere y'uko abandi baza. Nuko ngo hagati ya Rurenge na Gihanga harimo imyaka igera muri za 800. Uwo Rurenge rero akaba yari afite gakondo ye hariya muri Rutsiro, mu karere ka Rutsiro mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara y'Uburengerazuba, mu mirenge za Mushonyi, za Boneza, za Ruhango, za Gihango ndetse na Nyamyumba yo muri Rubavu. Bororokeye none batangira kugaba abana be, abagabagabanya ubutaka. Afata uwitwa Gihunde aramubwira ati wowe genda wambuka Ikivu ujye guhanga igihugu cyawe kuri buriya butaka bwo hakurya. Aragenda igihugu aragihanga akita Ubuhunde.
bwari bufite umurwa mukuru waho witwaga Butembo, na n'ubu uracyahari. yego igihugu gifite ku butaka bwa kilometero kare ibihumbi bisaga 59 ho gatoya rwose. okay ubwo ni uburyo bwa mbere yego abaturage b'u Rwanda bageze hariya, bageze muri Kongo ko duhereye muri za ngahe, muri za 400. Ikindi gihugu cya kabiri ni Kivu y'Epfo cyitwa Bunyabungo yego. Ubunyabungo nacyo ni igihugu cyahanzwe muri za 450, gihangwa n'Abashi bafite ibisekuruza n'Abashi bafite ibisekuruza by'uruvangitiranye bw'abaturage bavuye mu Rwanda n'abanyekongo baturutse mu bihugu byari bigize izindi ngoma zariye muri aho ngaho zahuye zikarema Kongo. Yego. Baragenda barema igihugu cyitwaga Ubunyabungo. Ni igihugu kiri kuri kilometero kare 65,000 bisaga. Ubwo ni ubutaka bw'u Rwanda buri muri Kongo? Ngiye nubwo ndimo kuvuga nyine, ubwo ni uburyo bageze n'ubwo butaka bwabayeho Abanyarwanda. Yego, ndakumva neza cyane. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Noneho uburyo bwa kabiri ni abaturage b'i Rwanda bavuye ku uburyo bwa kabiri ni uburyo bw'umushinga w'impuzabihugu. Yego. Asaga mu 1,100 Gihanga kimwe n'abandi bami basaga 28 bakoreye inama aho bita Inkotsi na Bikara mu karere ka Musanze. Yego. Bemeranya yuko bagiye guhuza ibihugu 29 bikaba igihugu kimwe. Uwo mushinga rero niwo watumye hatangira ingamba z'uburyo ibyo bihugu bizahuzwa. Yego. Igice cya mbere cyamaze imyaka 221 bakoresha uburyo bwa diplomasi kugira ngo ibyo bihugu bihure. Yego. Bigeze mu 1312 bya bihugu byagize mu masezerano biyikuramo. Gasabo ari yagengwaga n'abakomoka kuri Gihanga, yo yemeza ko umushinga udashobora kuzimira, udashobora gupfuba, ahubwo igaruza ibyo bihugu umuheto bibire mu Rwanda dufite ubu ngubu. Yego. Tugiye imiterere y'iyo ntambara yo kugarura u Rwanda yamaze imyaka 582. Myinshi. Ibitero byatangiye 1312 bisoza mu 1894 ibyo bihugu byose 29 bibaye igihugu kimwe. Yego. Noneho ukuntu byagendaga, buri gihugu u Rwanda rwagendaga rukigarura ukwacyo, cyamara komeka ku Rwanda nabo bakagenda none bagahita bareba igikurikiyeho nacyo bakacyomeka kugeza ubwo byageze no kuri biriya butaka bw'iburengerazuba nk'Ubunyabungo bwigaruwe mu 1910 na Kumuganya 1510. Yego. 1510 ku ngoma ya Ruganzu Ndori niwe ugaruriye Ubunyabungo muri Kivu y'Epfo. Muri ibyo bihe ni nabwo hagiye guturayo kugeza ubu abaturage bita Abanyamurenge. Abanyamurenge basanzwe ari Abanyarwanda. Ni Abanyarwanda bagiye gutura mu Bunyabungo 1510 ubwo Ruganzu Ndori yari amaze kuhigarurira. Yego. Burya Abanyamurenge ni umubare munini w'abahanze aho bita Murenge n'aho bita Abanyabyinshi, bakuri igisekuruza cyabo kuri byinshi byabamara ni inzu yo mu Banyiginya. Okay. Igihugu cy'Ubuhunde cyo kigaruriwe mu 1892. Yego. Kivu ya Ruguru. Icyo gihe kigarura na Rwabugiri ari kumwe n'umuhungu we Rutarindwa. Yego. Ni nayo mpamvu banamwitaga ngo yitwa Inyagira Abahunde. Buriya butaka bwose hariya witwa ngo wari bizajya wumva yitwa ngo ni Rumangabo, ni urwego rwo kuyobya uburari, ubundi ni Rumarangabo. Kubera ingabo nyinshi z'Abahunde zahaguye zirwana n'u Rwanda. Yego.
ikindi cya kabiri 1882 Rwabugiri yari yagabyeho igitero ndetse anubaka y'urugo buriya Musinga yavukiyeho bita za Sake. u Rwanda rwari rwararangije kuba u Rwanda byandi tuvuga Gasabo, Bugesera, Amajyepfo rwari rwararangije. Ndimo kukubwira nuko ngo reba Gasabo ihwira urahazi? Oya ntago mazi. Akarere ka Gasabo karura kazi? Ndahaza akarere ka Gasabo karere ndahaza. Nuko ngo akarere ka Gasabo n'imirenge ikagize yego ikagizwe n'imirenge 15 ariko muri yo igera muri 7 niyo yari igize igihugu cyitwaga Gasabo. Yego ndakumva neza cyane none. Nuko ngo rero bagiye bigarurira ubutaka bagana mu burengerazuba. Nuko ngo babanje gukuraho igihugu cyitwaga Uburiza cyari kiri muri Rulindo na Gakenke. Bahita bafata Nduga yari muri Kamonyi, Muhanga, Ruhango na Nyanza. Baragenda kugeza ubwo nyine bageze hariya muri Kivu ya ruguru burayo ni epfo bigarurira nyine nawe urabyumva. Yego. Aho bita za Sake ku musozi wa Kamuronsa Rwabugiri yari afite urugo ni naho Musinga yavukiye. Yego. Mu 1883. Ubwo nibwo buryo buriya butaka bwigaruriwe n'u Rwanda. Ubunyabungo ni 1510 ariyo Kivu y'epfo. Ubuhunde 1882 ariyo Kivu ya ruguru. Ijwi ryo ryigaruriwe mu 1884. Yego. Bishaka kuvuga ngo ubwo nibwo buryo bwa kabiri buriya butaka bwabaye ubw'u Rwanda. Yego. Kuko kugeza mu 1894 u Rwanda rwari rufite kilometero kare 168,606. Yego. Muri izo kilometero kare Kongo ifite 124,553. Uganda ifite 17,515. Ubwo bwose ni ubutaka bw'u Rwanda. Yego. Noneho uburyo bwa gatatu. Yego. Ni abaturage bagiye bajyayo bagiye gushaka ubwinyagamburiro bw'imiryango yabo. Yego. Bishaka kuvuga ngo bitewe n'uko u Rwanda rwagendaga rwaguka hari n'abaturage bagendaga bimuka bakava muri za gakondo zabo mu Rwanda bakajya guturayo ahandi. Yego ndabyumva. Urugero hari nk'abakono bagiye mu 1609 bagenda batura hariya za Masisi. Yego. Hari abo bita Bagunga barangajwe imbere na Mugunga wa Ndoba mu 1609 baragiye batura aho bita Mugunga. Niyo mpamvu yitwa Mugunga. Mugunga ni umuntu. Yego. Hari nk'aho bita za Jomba hatuye abacyaba bari batuye mu Bugara mu Rwanda bagiye guhangayo gakondo yabo nshya. Yego. Ubwo nubwo buryo bwa gatatu abanyarwanda bagiye muri Kongo. Numva ni mu myaka igera muri hafi 600 ishize. Kugira ngo u Rwanda barutandukanye n'abanyarwanda. Reka nkomeze sindasoza. Yego. Noneho ubundi buryo bwa kane bari abaturage bageze hariya bajyanywe n'abakoroni bagiye gukora mu birombe by'agaciro mu buhinzi bw'icyayi n'ikawa. Yego. Ubwo urumva ko n'igihe abakoroni binjiraga mu 1900 binjiye mu Rwanda. Ibyo bice rero ko ari bine nongere mbisubiremo. Abanyarwanda nibo bahanze ibihugu kuri buriya butaka. Abanyarwanda nibo bigaruriye buriya butaka burahura mu gihugu kimwe cyitwa u Rwanda. Abanyarwanda nibo bagiye gutema amashyamba baratutira bahangamo gakondo zabo. Abanyarwanda bajyanyweyo bagiye gukora bageze kuri buriya butaka. Uko niko ubwo butaka bwabaye ubutaka nyirizina bw'igihugu cyitwa u Rwanda. Yego. Noneho mu 1910 ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri nibwo i Buruseli mu Bubiligi hateranye inama. Yego. Ihuza Abadage bakolonizaga u Rwanda n'urundi Rwanda. Ihuza na Tanganyika. Ihuza Ubudage na Kongo. Ububiligi bwakolonizaga Kongo ndetse ihuza n'Ubwongereza bwakolonizaga
Kenya na Uganda. Yego. Bombi bemeranya gushyiraho imipaka itandukanye ibyo bihugu. Ububirigi bubwira Abadage bati se waduhaye buriya butaka we nibura tukagenda tukaruhukira ku kiyaga cya Kivu akaba aricyo kitugabanya. Yego. Abongereza nabo batari ko se waretse tugakomeza tukaruhukira ku birunga ibyo bitugabanya. Ubutaka bunini kuruta Kongo. Urumva bwari bufite u Rwanda, bufite u Burundi, bufite na Tanganyika. Yego. Abadage rero kuko batamareneraga ubutaka bahise bemerera uko Ububirigi butwara kiriya gice bacyomeka kuri Kongo. Bwana Jean Rodier, Ubwongereza naguciye mu ijambo, urabizi igihe kiba kitatworoheye. Ubu dusigaranye iminota 5. Ndifuza yuko iyo iminota 5 wayimanaginga neza rwose, aho dusoreza tukazasubukurira aho ngaho urakagira impano n'amafaranga. Ngambwira. Yego. Icyo ugiye kumbaza ni iki? Nari ngiye kubwira ngo dusigaranye iminota 5. Urabizi ko igihe kiba gikomeza. Nibyo nyine hari ibibazo wari utangiye kumbaza. Unebye ngo muri make ngusobanura uburyo igihe Abadage n'Ababiligi bayikatiye ni mu 1910. Ukwezi kwa kabiri nibwo inama yabaye, hanyuma batangira gushyiraho imipaka yarangiye mu 1912. Yego. Noneho Uganda bayiha kilometero 17,715, naho Kongo bayiha ubutaka bungana n'ibihumbi 124,553. Yego. Nguko ubutaka bw'u Rwanda bwagiye kuri Kongo n'Abanyarwanda babutuyeho, urumva bahamye iyo ngiyo Abanyekongo bareka kuba Abanyarwanda gutyo. Niyo miterere babakatiyeho imipaka. Babakatiyeho imipaka. Okay. Bwana Jean Rodier, ufite amateka maremare kandi nekereza yuko afitiye Abanyarwanda akamaro ndetse n'inshuti z'u Rwanda n'abantu muri rusange, sibyo? Mu by'ukuri njyewe ndi umuntu ugukurikirana cyane, ndi umuntu ugukunda, ndifuza yuko ibi biganiro tuzajya dushaka umwanya uhagije tukagerageza kugira ngo udusobanurire, utubwire ido nido kugeza aho u Rwanda rw'uyu munsi aho ruri. Urumva yuko ufite akazi karekare ko kutubwira. Nta kibazo gihari se ko ari ubushakashatsi maze mu imyaka 28 maze kwandikamo ibitabo bigera mu 119. Urumva ibyo bitabo ni byinshi. Umuntu ashaka ibitabo byawe yabikura hehe Bwana Jean Rodier? Mu Rwanda bigurirwa muri Burori Caritas na Burori Kirezi, ariko nabo bishaka bari mu mahanga dukoresha iposita tukabibohereza bikabageraho. Yego. Ubwo umuntu yakubona gute nk'abantu bajya muri comment akavuga ati turashaka kubona uyu papa, yakwandikira kuri nomero, yaguha wamuha email, yakubona gute? Kuko email yanjye ni nsanzabera78@gmail.com. Turaza kuyishyira kuri YouTube channel kugira ngo umuntu aramutse ayishaka akaba yakubona. Naho telefone ni 0788489917. Yego, urakoze cyane. Rero mu by'ukuri hari nkuko twe twabitangiye, hari topic ebyiri twe twifuje kuganiraho, ariko ugerageza kutuyobora neza kuko byari byinshi. Ubutaha ndifuza yuko wakomeza iki kiganiro kugira ngo tubashe gusobanukirwa no kumenya, kuko abantu bajya kumva ngo Kongo u Rwanda ruraburana, bavuga ati baratujyana mu bintu ubutaka bwari ubwacu, Abanyarwanda bari abacu, ariko birengagiza amateka. Mu by'ukuri ugasanga nk'abana bavutse muri wenda tuvuge nk'I94 mu gihe u Rwanda rwari rufite rwugarijwe na jenoside yakorewe Abatutsi, ugasanga uwo mwana ayo mateka ntago yazi, kuko yaje asanga imipaka yarakaswe, yaje asanga hari ahitwa Burundi, hari ahitwa Uganda, hari ahitwa Kongo, ibyo bintu ntago abizi. Mu by'ukuri tuzajya dukomeza tukwifashishe kugira ngo ukomeze udusobanurire kuri aya mateka, kuko ni meza cyane, yubaka igihugu. Rwose uwo musanzu narawiyemeje kandi ndawemera,
imigara ngiye kwimesa inkindi nyihanagure ni mu mpamagara nzaza mpamiriza. Urakoze cyane kandi tureka tugushimire amasaha n'iminota ndabona bitatworoheye kugira ngo tujye mu bindi. Imana ikomeze iguha umugisha kandi wakoze kutwitaba. Namwe mudusuriza bo mu Rwanda rwiyoye. Yego urakoze cyane, tuzababwira yuko mubatashye. Urakoze cyane. Sasa ibihe byiza. Sasa. Ngaho nguko rero tuba tugira ngo tugeze abanyarwanda kuko uyu mugabo twararebye tubona yuko abitse byinshi, afite ibintu byadufasha, afite ibintu byagufasha wowe utazi amateka ese u Rwanda rwisanze muri Kongo gute, kuko ushobora kumva yuko uvuga ngo u Rwanda ukumva hari aho rurimo guhurira n'ibya Kongo, ukumva baravuga muri Kongo hari abantu bavuga ikinyarwanda ukibaza bagezeyo guti. Ntabwo bagiye nk'impunzi ahubwo rwari u Rwanda bakatiyeho imipaka. Nk'uko rero Bwana Jean de Dieu yakomeje abitubwira, azajya akomeza atuganirize atusobanurire bino bintu ido n'ido, atubwire ese u Rwanda rwisanze gute muri Kongo, Burundi bwisanze gute, u Rwanda ruhurira he n'u Burundi. Urumva mwakoze cyane rero mukomeze kubana natwe Happy Empire Network, tujya tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Ciao nakagaruka.